amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Leone. Niba wakoze subscribe wumve yuko dutewe ishema nawe kandi no kuri Imana y'amahoro umugisha kandi kwishimira kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguha kunezeze gusetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth. Impamvu twubwira gukora subscribe no kugira ngo bikorohere kubona notification za buri kiganiro cyose bitakugoye, ahubwo wabona icyo kiganiro gikene cyangwa se wabona hariho titre igufasha cyangwa se wa praying wakumva biri kugusatiza amarangamutima kugira ngo ubuho kucyumve ukabasha kugikomeza ukagikurikirana. Niba warakoze subscribe aha nahawe kugushimira ngo Imana y'amahoro umugisha, warakoze kudufasha umurimo w'Imana kumugisha tujye tubona nawe ubonaho, kuko ugabana ubwiriza n'uwigishwa cyase n'ubwirizwa bagabanira imbere y'Uwiteka, bagabanira imbere ya mwuka wera. Niyo mpamvu rero tukubwiye wowe uri burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatatu y'aba diaspora, utarakora subscribe nyabona kana kanya kako wita ukupyondaho gusa ubundi ukabibona inyigisho zawe buri kanya kuri Eva Mama Leone. Uneza Mama Leone ndaho uri hano naho muri nahagera munegeye ndege. Haleluya. Abantu rero b'Imana tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana. Uwiteka yashimye ko ricishwa muri Mama Leone kuri uyu mwanya, aka kanya uboneyemo video. No kuri Imana kwishimira kandi guha umugisha, kandi wowe ujya uca ku kanyenyeri ukagira uko bigenza nayo Imana guha umugisha. Kuri bane wawe umugisha mwinshi. Undi muntu nibagiwe ni umuntu utira telefone kugira ngo asacinge video za Mama Leone, kubera ko ari hamwegeze kumubona kanezerwa. Weho usacinga utiye telefone no kuri Imana guha umugisha, ukabona hingukiye no ku iki kiganiro Imana y'amahoro guha umugisha. Undi muntu nshimira ni umuntu wemera akajya mu ideni kugira ngo atararacitswe inyigisho ya Mama Leone iba yasose yaba live cyangwa se ibiganiro agenda akora ku macano cyangwa se kuri channel Eva Mama Leone. Imana y'amahoro guha umugisha. Wogerageza gupostinga umutima wawe uhugukiye iby'ijuru, uzi neza yuko upostinze ushaka kugira ngo hagati y'Imana nawe mwungukirwe, ariko nawe upostinga rata kugira ngo ubwiriremo abantu. Mama Leone nguhaye umwanya naho ijambo ry'ura rihorana tugezeho iby'Umwami Imana ashize ku mutima wawe. Ariko mbere yuko ubitugezaho umanza utanga igitambo cy'isengesho kugira ngo n'abari kure twegeranirizwe muri iryo sengesho, abari bahugiye mu bintu bigiye bitandukanye bumve yuko twatangiye twiragiza Imana. Imana y'amahoro umugisha. Amen. Mana urakarama, tugushimiye urukundo rwinshi n'ineza yawe itarondoreka. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kubwira abantu ibyururutsa imitima. Baha umugisha, bambika imbaraga, ubakomeze barakomera, kandi ubuzuze igitinyiro cyawe. Gukomera kwawe kugaragarira mu byo barimo no mu byo bakora. Gukomera kwawe kugaragarira abanyeshuri bankurikiye, kugaragarira abakozi bikorera n'abakorera abandi, kugaragarira abashomeri, kugaragarira abarwayi. Gukomera kwawe kugaragarira abafite amakwe, gukomera kwawe kugaragarira abari mu ngendo. Gukomera kwawe kugaragara mu bintu ibyo ari byo byose byanze byemere, kandi imbaraga zirwanya umuntu wese uri hano ndazirwanije mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubanye natwe kuva dutangira kugera dusoza, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Murakoze cyane, ndabasuhuje cyane, mugubwe neza. Yesu abaho umugisha mwinshi. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 16. Haravuze ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru. Niyo magambo tugiye kuganira, kandi ndagukunda wowe mbona ngo ugatangira guseka ngo ntaravuga. Hano urahaba cyane, nturi umwe nturi babiri. Hari abantu batangira guseka ntaravuga ngo nseka ngo bagafashwa, ariko nabyo mbishimira Imana ku bwanyu. Namwe muba mwanteye akanyamuneza. Iyo mbona nkurikirwa n'abantu bangana gutya bintera akanyamuneza, bintera gufashwa, kandi amavuta yanyu namwe ndayubaha. Ndagira ngo rero tuganire aya magambo y'Imana
ari gufasha umutima wanjye, kandi nawe aragufasha ndabizi neza. Kuko ndashaka ko twinjira mu cyigisho, ndumva nshaka kwigisha. Ijambo Yesu yavuze arimo avuga yerekana abahiriwe abari bo. Harimo imirongo nkunda nk'uriya murongo wa 5 waha dusomye uvuga ngo hahirwa abagwa neza kubera ko aribo bazahabwa isi. Kubera ko ngiye nkunda gukira, ngiye nkunda kuba umukire, ndabikunda kandi nkanabiharanira kuko aribo bazahabwa isi. Harimo akantu ko kurya isi, ko guhabwa isi n'ibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka. Yesu rero nawe ibintu byerekeranye no gukira no gukomera no kuba umuntu ukaze arabyemera. Amavuta yo gukira arayemera kuko atanga n'ubukire. Kuko yigeze no kubwira umugabo ati rega gabanya ifemba, gabanya ikintu cyitwa ifemba n'umururumba, hanyuma mukiri mu isi wivuga ngo mwasize twasize abasize, wivuga amagambo menshi. Mukiri mu isi nzabakubira, mukiri mu isi nzabapangira akantu nzabakubira. Urumva rero abantu badashaka gukubirwa, babandi baririmba ngo naho ibindi wabireka ukampindura, abo sindi kumwe nabo, reka ukampindura igikoresho cyawe ngo ukazampa n'iherezo ryiza ntacyo, abo sindi kumwe nawe. Shwida n'uyu uvuga ngo nzakiranuka, ngo nka Lazaro, ngo mpfe nka Lazaro, ngo niryamire mu gituza cya Aburahamu. Shwida ntabwo mbyemera kuko nzi n'abakire bapfa bakajya mu ijoro, ntabwo ijoro ari ry'abakene. Iyo ni imyumvire mwakuye mu bise by'abapasiteri, ntabwo ari mu bise by'amaraso. Hanyuma tugiye kwigira ijambo nanone ririmo hano ryamfashije, rivuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mu ijoro. Nibabona imirimo yanyu myiza, bandese mwebwe, nibabona imirimo yanyu myiza, bandese abaririmbyi n'abahanzi, nibabona imirimo yanyu myiza bahereko ririmba, ukata umuziki, kuko hari n'ababishyiramo ibikabyo, akashinga agatebe gatoki akibarangura akagwa hariya akagwa na hariya. Nibyo bikore ni byiza, ariko usesekemo imirimo myiza. Nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza so wo mu ijoro. Apana kubona muvoma muziki, kubona akarongo turiho. Nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza so wo mu ijoro. Naho rero tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye n'imirimo myiza, kuko kwiha Imana cyane bitandukanye no kugira imirimo myiza. Kwiha Imana cyane bitandukanye no kugira imirimo myiza. Kwima abantu cyane nabyo bitandukanye no kugira imirimo myiza. Biratandukanye. Kubwiriza cyane, yewe ukaba wabwiriza, kuko hari n'abafite amavuta aruta yanjye bari mu rwego rwo hejuru, bageze mu rwego babwiriza abantu bakihonda hasi, abandi bakahebeba, abandi bakavuza induru, abandi ukumva bari kumera nk'abamoka, abandi bakagenda nk'inzoka, abandi ngo bakavugirwamo na rusoferi. Urumva abantu baba bageze muri ayo mavuta yo kuvugisha ba rusoferi, abo bari kuri levo ya danje. Ariko ibyo byose babikore, nubwo bimwe ntabishyira amakenga, ariko Yesu yaravuze ngo ibyo mubikore, ariko nibabona imirimo yanyu myiza bahera ko bahimbaza so mu ijoro. Kuko ushobora kubikora ukayobora n'abo bantu barenze 700. Imana ibiguhaye, ntabwo ariko mba mbizi neza, ukayobora abo bantu bangana gutyo, ariko abo bantu uyoboye urasabwa ko bakubonamo imirimo myiza. Niba kubonamo imirimo myiza, nibwo bahera ko bahimbaza so mu ijoro, bakamukurikira, kuko imirimo myiza niyo ituma, niyo nshaka ko tuvugana, imirimo myiza niyo ituma bahinduka bagakurikira so mu ijoro. Yesu rero yarakoze kuvugira ijambo, ariko ndumva nshaka nanjye kurivugaho cyane ku kintu cyitwa imirimo myiza yahindura sosiyete tubamo. Ushobora kuba uyoboye abantu barenga 100,
mu kazi cyangwa 10 biterwa n'abo uyoboye, ariko uko bayoboye birashoboka ko badakijijwe, wagize amahirwe yo kubayobora ukijijwe. Yesu hano arakubwiye ngo aba bantu uyoboye muri kampani nibabona hirya y'umushahara bahembwa, hirya y'imiyoborero baha, hari akantu Yesu ashaka kushyiramo, ushyiramo aho hagati kitwa imirimo myiza. Nibabona imirimo yawe myiza bahera ko bahimbaza so wo mwijuru, nabaruvuga ngo amina. Nibabona iyo mirimo myiza bahera ko bahimbaza so wo mwijuru. Nicyo kintu Yesu ashaka mu bintu urimo, nicyo kintu agushakamo, nayo mavuta agushakamo y'imirimo myiza. Utiri uvuga ngo haleluya, ngo nitwa profete ngo profetesi runaka, ndi mushumba, ndi pastor na apotre, ndi runaka, yego nsengera abantu bagakira, ukavuga icyo mbega ukivuga imyato, kuko hari n'abantu bazi kwivuga imyato. Ivuga iyo myato, ariko hirya y'iyo myato bareba imirimo yawe myiza. Hirya y'ayo matitire, hirya y'iyo seve babona imirimo myiza. Iyo mirimo myiza iratuma bahimbaza so mu ijuru kuruta kubona ayo matitire urumbarayemo. Ntabwo yatuma bahimbaza so mu ijuru, ariko nibabona imirimo yawe myiza barahimbaza so wo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imirimo myiza nibayibona barahimbaza so wo mu ijuru. Muri iyi minsi rero igikenewe ni ukubona imirimo ituma abantu bahimbaza so mu ijuru. Nibyo vuga haleluya nyinshi, ubwirize, bitangaza bikoreke, umenyekane, urenge imipaka, urenge Afurika, ariko shyiramo imirimo myiza. Yesu akeneye kubona ikintu cyitwa imirimo myiza. Nibabona imirimo myiza bahera ko bahimbaza so wo mu ijuru. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Aha ndi gutekereza aya magambo, nibutse inkuru za ba Daniyeli i Babuloni. Barajyanwa ari abanyagano, barabitiriye ibigirwamana runaka, aho mu kibaya cya Dura, aho hari hakambitse abantu n'imana yabo, ikigirwamana basengaga. Abana b'abahungu baravuga bati, itangazo tumaze kuryumva riravuze ngo nimwumva inanga, amabubura, amakondera, mwubarare iki kigirwamana. Itangazo rwose twaryumvise mu rurimi twumva, twaryumvise neza, ariko twebwe ntabwo turi bucyubararire. Hanyuma ibyo mudukangisha bitandukanye no kwerekana imirimo myiza ituma abantu bazahimbaza, bitandukanye no kwerekana imirimo myiza ituma i Babuloni bazahimbaza data wa twese wo mu ijuru. Baravuga bati Imana birashoboka ko yadukiza tukagira agaciro cyane, birashoboka ko itanadukiza, ariko yadukiza itadukiza ntabwo turi bwubararire iki kigirwamana Nebukadinezari yabaje. Antuka abana b'abahungu baranga pe, bavuga ati twebwe systeme turimo niyo kugaragaza imirimo myiza ituma bahimbaza data wo mu ijuru, ituma uwadutumye ahimbazwa. Mana ishimwe. Barangije ngo babajya kubata mu itanura ry'umuriro. Iyo ni inkuru muzi cyane, sindi buhatinde. Uburyo bamaze mu itanura barayemo, bamazemo amasaha menshi. Nebukadinezari iryo joro akabura ibitotsi, abuze ibitotsi ajya ku itanura, arabahamagara ati Imana yanyu yabarinze. Bati ari Imana, ari nawe, nta muntu n'umwe twahemukiye, twagize imirimo myiza yaturinze. Ngo Nebukadinezari abakuyemo ahita ashyiraho itegeko, nta komite, nta nama, nta gitekerezo cy'undi muntu. Ngo itegeko rivuga ngo umuntu akitso
utazasenga imana Meshake na Saduraka na Abedinego akabitso azatemagurwe akadomo. Urumva imirimo y'aba bahungu itumye habaho guhimbaza data wo mu ijuru. Abantu barakijijwe, ivugabutumwa rirakozwe, abantu barahindukiye kubera imirimo myiza. Nibabona mbega mwebwe ntimujye gukangisha ko mwirukana abadayimoni mu izina ryanjye, ntimujye gukangisha ko muvuga indimi kuko hari n'izo mwiga zisa zishaje. Ntimukangisha ibyo. Iki kintu kizatuma abantu bamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri nuko bazababonamo imirimo myiza. Iyi mirimo myiza nibayibona bazahera ko bahimbaza so uwo mu ijuru. Nicyo nkwifuriza. Ndashaka ko ugera mu rwego utavuga cyane ahubwo ukora cyane. Urumva wowe gera mu rwego utavuga cyane ahubwo ukora cyane. Imirimo izahereko ituma abantu bahimbaza so mu ijuru. Kuko na Yesu arahanuye mu bice 3:10 aravuga ngo muvuga ko abakiranutsi bazanagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo. Ndashaka kuvuga imirimo uburyo ituma abantu bahimbaza. Ushobora gukora umurimo ukagaburira umuntu bigatuma himbaza so wo mu ijuru kubera ibyo ukoze. Nibabona imirimo yanyu myiza. Erega Yesu ntabwo yigeze adutuma kuza kuvuga cyane na radio twazestara zikavuga. Erega Yesu ntabwo yigeze adutuma kuzana ibikabyo cyane kuri izi tere. Ibi bikabyo ntabwo ari ngombwa. Akeneye kubona imirimo ihindura abantu. Donc imirimo igasigara ihindura abantu ku buryo umuntu najya hari akavuga ati duhuye n'umugabo ufite imwemwe mu gatuza n'ubwanwa bwinshi, aratubwira ngo kubera ko nze kwiringira Imana yacu ukaba wagiye kudutuma kuraguza ikigirwamana Belzebube, ntabwo iki gisasiro uryamyeho uzakibyukaho. Hanyuma ahita avuga ati uwo nta wundi Neriya wita Ishuba. Ahita amumenya batiriwe bavuga izina. Nibamenya nibabona imirimo. Dukeneye ko abantu babona imirimo. Mu minsi yashize hari umuvugabutumwa batumiye ahantu w'umusore cyangwa umupapa kimwe muri ibyo. Hari abandi batumirwa barambika telefone ku meza zihenze n'iki. Kumwe baba banjya no mwivugabutumwa nta na Bibiliya ngo ari ukureba muri telefone cyangwa Bibiliya akayisanga aho iri. Ngo acunga bafashijwe bari kubwiriza bari gutera rura nyinshi, yiteruriramo igitelefone cya hatari abaca muri humya arakijyana. Urumva babonye titire babona n'umuntu waje ariko babura imirimo myiza. Arakijyana baramukurikirana, Ribira bikurikirana isanga niwe wibye telefone kandi yaje mu ivugabutumwa. Urumva biba bishakeje ariko binababaje. Urumva abantu ntibagukeneyemo ibyo uvuga, bagukeneyemo imirimo myiza ugaragaza. Erega ubu muri no minsi abantu bose twabaye ibizungerezi, twabaye beza, twagiye ku myako. Rikareka na babandi bari baracuye ubu twese twaracuyutse. Na babandi bari barishifaniye ubu twese twamenye kwimasa tuba bato. Abantu bose bari ku myako, bari guhitinga, bari kuvuga cyane, ariko Yesu sibyo ashaka. Arashaka ko amagambo aba make ibikorwa bikaba byinshi, tugahinduza abantu imirimo myiza kuruta kujya kubahinduza ngo iravuze, ngo yansomye, ngo iradutumye, ngo irongeye ngo ibisubiyemo, ngo irongeye ngo itira basharabababa. Yesu aravuze ati nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Imana ikeneye kubona imirimo myiza ukora kugira ngo abantu ufashe Imana. Donc Imana iri kugutuma ngo uyifashe. Ikintu Imana ishaka kuyifasha niki? Irashaka ko uyifasha guhindura abantu bayo ukoresheje imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Irashaka ko uyifasha guhindura abantu bakayisanga
ugakuruza abantu imirimo myiza bakayegera ukoresheje icyitwa imirimo myiza. Nibabona imirimo myiza bahera ko bagukurikira, bahera ko babaza aho usengera, bahera ko babaza umushumba wawe, bahera ko babaza aderese yawe, bahera ko bahimbaza Imana. Yesu yigeze kubwira abantu aravuga ati rero ntimuzakangwe n'ibintu bizaba muri 2023 ndetse na 2024. Ibyo bikabyo ntibizabakange cyane, ibyo abantu bazaba bafite insengero nyinshi cyane, kuko nta kindi cyo zizaba zimariye abantu bazarushaho kuba n'abapagani. Ntimuzakangwe n'ibikabyo. Ibyo bintu ntibizabakonveke, ahubwo nibyo bintu ntibazabibicishe ngo babereke ko ubwo bavuga indimi nyinshi bakijijwe. Aravuga ati abanjye muzabamenyera ku mbuto. Ako nyumvira Yesu we. Mwebwe ntibazabakangisha. Haleluya. Mbwirira abantu 5 munyeganyeze mucunduguture tera kiribiti daimon arahita agenda priza ibintu agwagaramye bemere ko nkorana n'Imana. Yesu yaravuze ati abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo muzabamenyera ku bikabyo, muzagenda mubamenyera ku mbuto. Donc nibizabakanga kuko hari igihe bazajya bakoreshwa ibyo bitangaza bagaca muri hoteli bakanywa inzoga bakararana n'abadamu babandi. Ibyo ntibizabakanga. Donc ibyo ntibizabashiture, ntimuzashiturwe nuko bafite abantu benshi babuzuyeho n'amasinye bafite. Ibyo ntibizabashiture. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Ngiki kintu muzabamenyeraho. Ndashaka ko dusenga, ariko iri jambo ukarishira ahantu ku nkingi y'umutima rikubwiye ngo abantu nibabona imirimo yanjye myiza bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Ese wowe unkurikiye, imirimo yawe yatuma abantu bahimbaza So wo mu ijuru? Ibintu ukora, kata ufite, udukoryo ufite, utwo tuntu usesekamo uvuye kurepeta, utwo tuntu tw'utumanyeri wiharaje ku mugani, utwo tuntu ugenda urambikamo twatuma abantu bahimbaza So wo mu ijuru. Utwo tuntu nawe ukorera kure y'aho usengera, ukorera mu ntara, ukora wagiye, utwo tuntu wiharaje twatuma abantu bahimbaza So wo mu ijuru. Cyangwa wabaye intaza ugeze aho uhagarara abantu bakicuza icyati bati jye sinakizwa nka runaka, kugira ngo ngizwe nka runaka nabireka. Ugeze aho uba intaza abantu banyereraho bakikubita hasi wamaze benshi. Ubu hari abantu baririmba ariko baramaze benshi. Uzi ko hari abantu mwamaze benshi? Hari abantu mwamaze benshi ku mugani w'ababandi ati mwishe abana benshi kubera napo. Mwamaze benshi. Ubu hari n'abantu baririmba mwaramaze benshi. Ukaririmba ndetse ugahimbaza ndetse ukaririmba no mu nsengero nyinshi kubera ubuhanga ufite, ariko waramaze benshi. Hari abantu mugenda mwaramaze benshi please. Abo wanduje sida, ingo washenya abagabo bagata abana babo. Ubu hari abantu mugenda muri imva, hari abantu mugenda n'imiri, hari abantu muririmba n'inkota yica, hari abantu muririmba n'ubumara bwamaze abantu, musengana ubugome. Hari abantu mukora ivugabutumwa ariko mwaramaze benshi. Hari umubare w'abantu benshi bapfuye kubera wowe. Imana iturengere, Imana ikugire neza cyane. Hari abantu muzi gusobanura icyanditswe kundusha ariko mwaramaze benshi. Hari abantu mufite abayobozi benshi muyobora ariko mwaramaze benshi, mwaramaze benshi. Yesu yavuze ngo nibabona imirimo yanyu, hirya y'ibyo nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza So wo mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo dusenge, tugiye gusenga Imana. Iri jambo hari ahantu ryaba rigukoze, pfukama ngo usengere. Iri jambo hari ukuntu ryaba rigutsinze, pfukama ngo usengere. Iri jambo hari ahantu ryaba rikoze ku marangamutima yawe ugasanga hari aho wabyishe, abantu ntibigeze bahimbaza So wo mu ijuru, ahubwo abantu barakwinuba. Niba ubwiye umuntu uti ku rusengero wacu dufite igiterano uzaze, bavuga bate se nk'uyu wasenga wamubona ngo bari mu minsi 30, ngo bari mu minsi 100, ngo bari mu minsi 21. Ibi bundi oya. Nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza So
we mu ijuru ndagira ngo dusenge Imana, ce bugufi bwira Imana uti Imana rero gahunda ukuntu imeze, ndashaka ko abantu babona imirimo myiza, ndashaka guhinduka abantu bakabona imirimo myiza bagahera ko bahimbaza data wo mu ijuru. Kadusenge. Mana turagushimiye, uyu muntu aciye bugufi cyane, atsinzwe n'iri jambo, yaravuze cyane ntiyakora, kandi uravuze ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Hari abantu iri jambo ritsinze kubera ko izina ry'Uwiteka ryatutswe mu bapagani ku bwabo, izina ry'Uwiteka mu banyamahanga ryasuzuguwe ku bwabo. Baciye bugufi cyane, ubababarire, imbabazi zawe zibagereho. Aba nibo wantumyeho ko ushaka ko bagira imbaraga, bagakizwa, bagahinduka, bakajya guhindura, kugira ngo abantu nibabona imirimo yabo myiza bahere ko bahimbaza data wo mu ijuru. Mu izina rya Yesu, imbaraga zose zabarwanyaga zigatuma baba abanyantege nke, izo nizinesheke, zitsindwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zose mbi za Satani zatumaga abantu bavuga kuruta gukora, zatumaga abantu bagira muvomo itarimo gukiranuka, izi ziraneshetse mu izina rya Yesu. Uravuze ngo abantu bagende bakora imirimo myiza, izatuma abantu bahindukirira umwami Yesu. Abantu bagende bera imbuto zihoraho, bakora imirimo yo gukiranuka, bizatuma abantu bakurikira umwami Yesu kubw'imirimo yabo myiza. Haleluya. Ndagushimiye kwira ijambo rikurikiranye mu mitima y'abantu bose bari hano, kandi wihesheje icyubahiro abantu bose bakaba bahindutse kubwira ijambo. Ngushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha, uhinduye imitima y'abantu benshi, ukoze ibintu bikomeye ndetse bitarondoreka. Haleluya, haleluya. Uyu wari warabihagaritse, yaragiraga imirimo myiza akayireka kubw'intege nke, yongeye agira imbaraga. Ngushimiye kukurikiranyira ijambo mu mitima y'aba bantu, bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane namwe mwese ibihe bidashira. Amen, amen.